Pastor Mutesi na Pastor Steven nabagaye. Pastor Mutesi ni ikirere kirusanye n'Imana kubera ko umuntu uyobowe n'Imana uvugana n'Imana ntabwo yakina umukino nk'uriya. Uriya mugabo barangiye Madamu Asiya numvise amagambo yaganiriye n'uriya mu mushumba. Sibyo pe. Okay. Yeah, mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby. I love you so much honey wanjye. I love you so much. Ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro. Ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura. Umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Umurangira n'umushumba warangirwa n'umushumba. Mama Asiya ntabwo ari uwa mbere, si n'uwa kabiri, si n'uwa gatatu. Birashoboka ko uyu mugabo afite abagore benshi. Madamu Asiya kubera ko ayoborwa n'umwuka wera kandi imbuto y'umwuka iri muri we, wumvise ujya musubije Mama Asiya aho uri hose Imana iguha umugisha. Hari undi mugore yahuje na Steven hanyuma ngo urugo rugira gute? Rurasenyuka. Afite umugambi rero wo kuyobya uyu mubyeyi wibereye mu bikomere. Si umushumba ahubwo ni intumwa ya Satani. Uyu mushumba ahubwo bamwirinde. Pastor Steven ndetse n'umukomisiyoneri akoresha mu Rwanda ariwe Mutesi. Atari kuri misiyo ya Satani ni Hedamu. Madamu Asiya ni umutego yateretswemo hanyuma ugwamo atazi ubujya buguyemo. Madamu Asiya yaguye muri uyu mutego abwirwa ko azashakirwa umugabo. Uriya mugabo barangiye Madamu Asiya numvise amagambo yaganiriye n'uriya mu mushumba bashatse kumurangira mu gihe yari amubwiye ngo bwira ababyeyi bawe ubwira imiryango ko muri iki cyumweru ndi buze gufata iki irembo. uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike. Shaka uza kubibwira ababyeyi ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. Urumva ko nshaka kuza gufata irembo bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose kizagera isi yose itamuzi bashe kumenya uwo ari we. Yego Pastor Steven namuha ubutumwa bwo kugarukira aho ageze. Mama Asiya Imana yamurinze gushaka Satani cyangwa gushakana na Satani. Mama Asiya bamuteze umutego. Uriya mugabo Steven yaramuhamagaye aramubwira ngo none se nta gushaka kurongorwa. Aho uri hose Imana iguha umugisha kandi Uwiteka asuka umwuka we kuri wowe kugira ngo ukomeze kuyoborwa n'Imana. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze kuri mwese, tubahaye ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira. Turabashimiye cyane, muraba agaciro kuba turi kumwe tujye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira kandi tukubwire ko wifuza amafoto cyangwa se video z'ibirori bya bigiye bitandukanye, wifuza live streaming kugira ngo ibyo uri gukora umuhango wari wo wose, haba ubukwe n'ibindi birori bigiye bitandukanye, haba kunamira uwaye wabuze mu bikorwa ukifuza live streaming, waduhamagara kuri nimero 0789
16 iyo niyo nimero waduvugishaho tukaza tukabafasha muri iyo service kandi kuri make cyane no mu mashusho meza. David tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Ewana wambaye nk'aba diaspora kabisa. Oya ntabwo nambaye nk'aba diaspora. Nambaye nkanjye. Wambaye nkawe? Ariko aba diaspora muri no minsi nibo bagezweho. Nakubwiye nzi ko uzashaka umu diaspora wana. Ukabonze mwakundanaga bari benshi. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Nagize umugisha wo guhabwa umwuka wera kugira ngo nyoborwe nawe. Nayobowe n'umwuka wera kandi Bibiliya iravuga ngo urugo amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi. Ariko umugore mwiza ntago umubyeyi abigiramo uruhari kugira ngo umugabo abone umugore mwiza. Nta nubwo umubyeyi abigiramo uruhari kugira ngo umukobwa abone umugabo mwiza. Uwiteka niwe wenyine ubigiramo uruhari kugira ngo umugabo cyangwa se umusore abone umugore mwiza, kandi ni nawe ubigiramo uruhari kugira ngo umukobwa abone umugabo mwiza. Iyo bitabaye ibyo uko byagenda uko ariko kose hari igihe umuntu asanga yarabusanyije n'umugambi w'Imana. Hanyuma nabaye mu mugambi w'Imana, ndacyari mu mugambi w'Imana kandi ndabishimira Imana. Yego. Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Cyacu nta byinshi cyane tugiye kuvugaho, ariko hari ibiri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abantu bakibaza byinshi, kandi impamvu abantu babyibaza nuko bigaragara nyine mu gice cy'iyobokamana, mu gice cya gospel, bivugwa hagati y'abapasteri n'abandi bantu bakorera Imana. Nisaga imaze iminsi, Nisaga yatangiye mu bukwe bwa Pasiteri Mutesi, abantu benshi baza gutungurwa babonye uwari marene we ari Madame Pastor Theogene Nyakwigendera abuze mu bukwe. Abantu benshi bahita batangira kuvuga ko harimo ikibazo, ariko nyuma yaho niho haje kuza ibintu biteye isoni, haza amavideo, haza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ruhande rumwe wenda hari video wabonye zasiyo. Yego. Ari mu maguru y'umugabo gutya no mu maboko. Ziriya video zibonye ute? Ziriya video nazibonye, kandi nanjye nkunda gukurikira social media. Icyo navuga ko uyu mubyeyi Madamu Asiya ni umutego yateretswemo, hanyuma ugwamo atazi ubujya uguyemo. Abantu benshi bagendera ku izina runaka umuntu afite, bakagizereramo rimwe na rimwe, bakanizerera Imana muri ayo mazina cyangwa mu bantu bakomeye bitirirwa Imana. Nabonye ikiganiro Madamu Asiya yakoze mu gihe yahuraga na Pastor Mutesi, avuga ubujya mukunda, avuga ko yishimiye guhura nawe mu rwego rukomeye, kandi afite indabo azimushyiriye. Muri make yari yishimiye kumubona, kandi yamubwiye amagambo akomeye. Yaramubwiye ngo nibazaga uko nzahura nawe. Bivuze ngo uyu mubyeyi yubatse systeme cyangwa se yubatse izina ry'uko ari umukozi w'Imana kandi ukomeye. Kubw'amagambo y'Imana aba muri we, no kubw'amagambo y'izina ry'Imana, ndetse n'amagambo ahumuriza imitima y'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu baramwizeye kandi bamwizerera mu Imana kugera ku rwego ushobora kujya kumushaka ushaka ko Imana ivugira muri we. Bagiye gushaka Pastor Mutesi. Yego. Kugira ku rwego ushobora kujya kumushaka ari nk'inama ushaka ku Mana, kubw'impamvu y'uko umufata nk'umukozi w'Imana cyangwa nk'umushumba, ukaba wajya gushakira inama kuri we, ariko kandi ushaka ko Imana ica muri we.
rero icyo nabonye kuri uyu mubyeyi madamu Asiya nabonye neza ko yaguye muri uyu mutego wo kwizerera Imana muri Pastor Mutesi hanyuma akizera ko Imana iri muri we kandi akorana n'Imana adashobora kuba yamuyobya cyangwa ngo atume abusanya n'umugambi w'Imana. Hanyuma uyu mubyeyi ndetse na wa mugabo w'umunyamerika navuga ko madamu Asiya yaguye muri uyu mutego abwirwa ko azashakirwa umugabo ashingira kubimubwira ashingira ku mugabo arangirwa umurangira n'umushumba uwarangirwa n'umushumba yizereye Imana muri aba babiri hanyuma amarangamutima ye ayashyira muri aba bantu b'Imana abizereye mu Imana. Niwo mutego yaguyemo, ariko Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nukuri bishimwa mu bigawa uzahinduka akanwa kanjye. Kandi biravuga ngo Bibiliya ivuga ijambo rikomeye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Umuntu wese uhagararanye n'Imana nibyo ashobora guca mu ntambara, ariko ntibishoboka ko umugambi w'Imana uyoba ku muntu w'Imana. Niyo mpamvu Asiya yaguye muri uyu mutego kubera ko ahagararanye n'Imana, kubera ko hari umugambi w'Imana umuriho, bikaba ngombwa ko umugambi wa Satani n'umugambi w'abantu udasohora kuri we, kandi hari undi mugambi Imana ifite kuri Asiya. Ntibyari bikwiriye kuba Pastor Mutesi yarakinye umukino nk'uriya kandi ari umushumba. Abashumba ndetse n'abakozi b'Imana tuzi ko ibyabo biyoborwa n'umwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Iyo hatabayeho kuyoborwa n'umwuka birasobanuye ngo ntago uba uri umwana w'Imana, kandi ntago uba ntago uba uyoborwa n'umwuka nyine, ntuba uri n'umunyamwuka, nta n'ahantu uba uhuriye n'Imana. Kubera ko Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo muzaba abagabo bo kumamya i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi hose, ari uko umwuka wera yabamanukiye. Bivuze ngo umwuka wera atarabamanukira bari bataraba abagabo bo guhamya Kristo, ntibari banemerewe kuvuga Kristo ngo abashe kumvikana mu mitima y'abantu. Ariko umwuka wera umaze kugera kuri bo nibwo bashize amanga bavuga Kristo kandi baramuhamya, abantu babasha kumumenya, abandi babasha kumwizera kubera umwuka wera wagize gute wabamanukiye. Ntabwo byari bikwiriye rero iyo uri umunyamwuka cyangwa ukorera mu kirere cy'umwuka uhita ubona ikirere bariya bashumba bariho, uhita ubona ikirere. Wabonye ari ikihe dawe? Nabonye ari ikirere kiri mu mubiri kibusanye n'ikirere cy'abana b'Imana, kubera ko ikirere nabonye muri uyu mubyeyi Pastor Mutesi ni ikirere kibusanye n'Imana, kubera ko umuntu uyobowe n'Imana uvugana n'Imana ntabwo yakina umukino nk'uriya. Umushumba uyobowe n'Imana ntabwo ashobora gukora ikosa ryo gukina umukino nk'uriya. Uriya mugabo barangiye madamu Asiya, numvise amagambo yaganiriye n'uriya mushumba bashatse kumurangira, mu gihe yari amubwiye ngo bwira ababyeyi bawe ubwire imiryango ko muri iki cyumweru ndi buze gufata iki irembo. Urimo urabyumva? Hanyuma madamu Asiya kubera ko ayoborwa n'umwuka wera kandi imbuto y'umwuka iri muri we, wumvise uburyo yamusubije? Yaramusubije ngo tubanze tubisengere. Ako kantu wakumvise? Yaramusubije ngo tubanze tugire gute? Tubisengere. Ayoborwa n'umwuka wera. Umwuka w'Imana ntushobora
kumwemerera gukora ibyo uyu mwuka udashaka. Yaramubwiye ngo mu mwanya tubisengere, kandi birashoboka ko twasenga nona umwuka nasubize, nzaguha igisubizo muri kiriya cyumweru. Wumvise umugore uyoborwa n'umwuka w'Imana Adamu? Ndamwumva cyane. Nzaguha igisubizo mu kindi cyumweru. Iki cyumweru cyose ni icyo gusenga. Uriya mugore namukunze, Imana imundindire, Imana imushyigikire, Imana ikomeze imumere ihishurirwa, nzagusubiza mu kindi cyumweru. Umushumba utagira umwuka, umva uburyo yamusubije. Yamusubije ngo urashaka ko tubaza Imana iki? Urashaka ko tuyibaza iki? Urimo urabyumva? Urashaka ko Imana tuyibaza iki? Undi aravuga ngo uyu mushumba amagambo yari afite yari amagambo yo kumubusanyisha n'Imana. Yamubwiye tuyibaze iki? Asa nk'umushyiraho iterabwoba kugira ngo yibagirwe icyo agiye kumubwira. Undi aramubwira ngo turayibwira ibirinde, ariko mu kubirinda harimo no kuyisobanuza. Ese urahari? Ese uyu mugabo avuye kuri wowe? Ese uyu mushinga ni wowe wawuteguye? Ese nicyo gihe kigeze kugira ngo mbashe guhabwa andi mahirwe? Ese nicyo gihe kigeze, nicyo gihe cyanjye andi mahirwe nemerewe? Amahirwe ya mbere ko wayanyatse, kandi ko mfite amakuru ko ari wowe wayatwaye. Aya mahirwe ya kabiri aje mu buzima bwanjye, ese ni wowe uyazanye? Mama Asiya, aho uri hose, Imana iguha umugisha, kandi Uwiteka asuka umwuka we kuri wowe kugira ngo ukomeze kuyoborwa n'Imana. Nibwo utazayoba, kandi ni nabwo utazakogwa n'isoni. Aba bashumba uko ari babiri nabagaye mu rwego rukomeye. Pastor Mutesi na Pastor Steven. Pastor Mutesi na Pastor Steven nabagaye. Kubera iki? Bibiliya ivuga ijambo rikomeye. Iravuga ngo abo data ashaka ko bamusenga, ngo nabamusengera mu kuri. Imana ishimwe. Etaya sire bone benekotara wirijezi. Imana ishimwe nabamusengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Hatari mu kuri n'umwuka ntabwo wasenga Imana ngo bikunde. Pastor Mutesi nk'umuntu ufite iri zina ry'ubushumba, nk'umuntu wasutsweho amavuta yitirirwa Imana, ntabwo yari akwiye guhuza aba bantu babiri atabanje gusenga ngo abaze ngo mbese Imana iravuga iki. Wumvisha amajwi yavuze ko, kandi wibuke hari undi mugore yahuje na Steven, hanyuma ngo urugo rugira gute? Rurasenyuka. Uyu mugabo nshingiye uko namwumvise, uyu mugore Mama Asiya ntabwo ari uwa mbere, si n'uwa kabiri, si n'uwa gatatu. Birashoboka ko uyu mugabo afite abagore benshi yadivorusanyije nabo. Hanyuma afite umugambi rero wo kuyobya uyu mubyeyi wibereye mu bikomere, wibereye mu gikomere kitaranagira. Ashaka nawe kugira gute? Kumushyira muri poberi nk'uko abandi yabashyize muri poberi. Damu, umugambi w'Imana ntupfa, umugambi w'Imana ntufeyeringa, umugambi w'Imana ntuyoba. Imana yiza kuba muri iyi mihurize y'aba bantu, ngo uyu mugore wa Burundi ngo na Steven, ntago aba bantu baba baragize gute? Baratandukanye. Ahubwo abantu bakanguka, abanyarwanda bakanguke, n'abandi bose bakanguke. Birashoboka ko uyu mugabo Steven witirirwa umushumba, birashoboka ko ari intumwa ya Satani, ahubwo akaba agambiriye, akaba ari kuri misiyo yo kubasha kugira gute? Gutandukanya abantu n'Imana, cyangwa gutandukanya abantu n'umwuka w'Imana. Akaba agambiriye kwica ubugingo bw'abakristo, cyangwa ubugingo bw'ababyeyi bubashye Imana, basenze Imana. Akaba ariyo misiyo ye, kubera ko uyu si umushumba, ahubwo ni intumwa ya Satani. Uyu si umushumba, nta kimenyetso na kimwe kimuriho kigaragaza ko ari umushumba. Afite indi misiyo
yazanye muri uyu mukino nshingiye ku byo mbona uburyo aza gutereta agateretesha amafaranga akitwaza amafaranga ndetse akanashimuta abagore b'abandi abakangisha ko afite amafaranga. Mama, amafaranga siyo yubaka urugo, amafaranga siyo yomora ibikomere. Ushobora kureba n'aba amafaranga akaba ari yagutera ibikomere birenze ibyo wagize byose. Uyu mushumba ahubwo bamwirinde. Pastor Steven ndetse n'umukomisiyoneri akoresha mu Rwanda ariwe Mutesi. Aba bantu bakwiye kwirindwa kubera ko Satani ni umuhanga cyane. Satani agutegesha ibyo ukeneye, agutegesha impamba y'urugendo, ariko abagambiriye ko wibagirwa intego y'ikidamu hanyuma aba bagore bere kwibagirwa intego y'urugendo kugira ku rwego umushumba aho ari muri misiyo, aho atari kuri misiyo ya Satani ni Hedamu. Wabonye uburyo yateze ibirenge yarangiza agafata agatelefone uri murabyumva akihengeka akamujijisha yarangiza agafotora. Kuki yafotoye umwoza ibirenge atarimusabye cyangwa ngo agire gucya nibura ngo bifotore bose bari kumurya selfie? Iriya foto igamije iki? Iriya foto igamije iki? Nimba atari kuri misiyo yo gusenya ubwami bw'Imana mu bagore bubashye Imana no mu bakristo, iriya foto we ntacyo wumvamo. Wacyumvamo gute uri umunyamubiri? Wacyumvamo gute? Damu wacyumvamo gute nawe urebera mu mubiri utarebera mu mwuka? Ariko wowe iriya foto turetse ibindi uriya mugabo yafotoye agafotora uko urimo urabyumva amujijishije yarangiza yageze hanze gute nimba atari we wayitanze? Urumva uyu mugore yazaga kuri social media bakamubaza ese gahunda yo gushaka umugabo wanjye ni Yesu. Bivuze ngo Yesu, njyewe na Yesu dufite ibintu tukiri kuganira, ntabwo aranyemerera kugira gute ushaka kuba muri make ikiranga umunyamwuka. Ntabwo ibintu bye abivuga mbere y'uko umwuka biteraho kashe. Aho abanyamwuka bari hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ikiranga umunyamwuka, amakuru ye ntayashyira hasi umwuka atarateraho kashe. Mama Asiya ni umunyamwuka kandi ijwi ry'Imana riri muri we. Urimo urabyumva Damu? Uyu mugabo ni intumwa ya Satani. Satani yamutumye kugusha Asiya. Damu nta muntu utagira ibibazo. Nge Asiya ntago namugayira ko yasabye cyangwa se yamubwiye ko akeneye afite ibibazo by'amafaranga. Mu muco w'u Rwanda gusaba ntabwo ari ikibazo. Baravuga ngo kurya abagabo ntabwo ari ikibazo Damu. Gusaba si ikibazo Damu. Kurya amafaranga y'abagabo ntabwo ari ikibazo. Kurya amafaranga y'abagabo ntabwo ari ikibazo gute? Kandi amagambo ya Asiya yaribwiriye uriya mugabo ko kuva waza mu buzima bwanjye urimo urabyumva ibyanjye nabigumanaga mu mutima, nta muntu wamenyaga ibyanjye, ariko kuva waza mu buzima bwanjye umutima wanjye waragufungukiye. Niyo mpamvu nkubwira byose nta na kimwe nsiga inyuma. Urimo urabyumva? Hari umuntu uza mu buzima bw'umuntu Damu, urimo urabyumva, bitewe n'uko yaje, bitewe n'ibyo yakubwiye, bitewe n'inzira yaciye maze akaba inshuti yawe, ukamwizereramo, ukamubwira byose. Rimwe na rimwe wagira n'icyo urugero ubu situziranye Damu, tumaranye iminsi cyane, ubu nasonza mfite nimero yawe ntibishoboka nshingiye ku bushuti mfitanye nawe n'uburyo tuganira. Ubu ni urugero, nagira ikibazo cy'ibihumbi 5
singuhamagare ntidamu ihangane ngize ikibazo cyihutirwa kandi ntaho mfite nyakura ngo mpaye 5 wabinyima nkoze ikosa kuba nkugujije 5,000 nta kosa ndabikoze koko ntaryo mama Asiya nta kosa yakoze kuri uyu mugabo ahubwo uyu mugabo yazanye akarimi keza aza amwereka ko afite ubushobozi hanyuma mama Asiya umutima we ufungukira uyu mugabo bitewe nuko yaje amubwira byose atekereza ko hashobora kuvamo igisubizo cyangwa atekereza ko ashobora kumufasha akaba yamukura mu buzima arimo. Erega Damu, ibisubizo by'abantu biba mu bantu kandi umugisha w'abantu bahehe uba mu bantu. Nta kosa Asiya yakoze kandi nyuma y'uyu mugabo na mbere y'uyu mugabo nta majwi twigeze twumva agaragaza ko Asiya ari ikirara ahubwo ikirara ni icyamwinjije muri uyu mutego. Ikirara ni icyamwinjije muri iyi gemo hanyuma bikagira gute Asiya akagwa muri uyu mutego atazi uko agize gute yawuguye. Gushaka kuvuga ngo ikirara ni Pastor Mutesi. Ikirara ni icyamuhuje n'uwo mugabo nyine. Nese aho utabyumva ni ikirara ni icyamuhuje n'uyu mutekamutwe w'umugabo. Ikirara ni icyamuhuje n'iyi ntumwa yoherejwe kugusha abantu n'ibiki. Ariko abantu bajyaga bavuga ati Pastor Mutesi afitemo utuntu nk'utubaraga baragati mu bukwe bambaye imituku ibiki. Oya, ibyo wenda ntago ngiye kubitindaho. Ariko menya neza ko habaho imbaraga Damu kandi imbaraga ziri mu bice bibiri. Igice cya mbere hariho imbaraga z'Imana, igice cya kabiri hariho n'imbaraga za Satani kandi imbaraga ziratandukanye. Hari igihe nase ntago ujya wumva bya bintu by'abapfumu bavuga kuri YouTube na hose uburyo bavuga ngo bagira imbaraga ngo z'igikundiro ngo n'imbaraga ngo zikurura abagabo n'amafaranga. Ukajya gucisha imbaraga ziguhesha amafaranga zikanagushyiraho igikundiro abantu bakubona bakabona ko uri mwiza zikanagira gute zikanaguhesha kuvuga karimi keza abantu bakumva uvuga bagakurwa n'amagambo wavuze. Imbaraga zose si iz'Imana kandi byera byose si amata. Abantu nimuhumuke mushaka umwuka wera muyoboke inzira y'umwuka naho ubundi niba nta mwuka mufite ngo mumenye umuntu muzayura muzisanga mwageze ikuzimu muzisanga muri mu bibazo mutazi aho byavuye. Urimo urabyumva? Rero ntabwo nahakana ko ubwo bubaraga cyangwa izo mbaraga atazifite ariko sinabyemeza 100% gusa birashoboka cyane birashoboka. Ubundi se mu busanzwe hari uburyo n'umuntu uburyo twari tuzi Madame Asiya Pastor Theogene n'uburyo bwatuma wanjye ni Kristo bamwe n'ubundi ati kuko ejo bundi umugabo apfuye ubu ngubu utangiye kwinjira mu mico mibi yo guteretana n'abagabo. Ati se byageze ku rwego umugabo ujya koza ibirenge umugabo mu maguru kuriya no mu maboko biriya byagenze bite? Anyway Damu, so ufite umugore cyane nanjye simfite urugo simfite umugore n'abana n'abantu badukurikiye ni harimo abantu bubatse cyane. Damu, urugo ni rwiza kandi urugo ruraryoha ku muntu warushimye ariko hari abo rwaryoheye hari n'abo rwabihiye bitewe n'impamvu n'ibyo bahuriyemo nabyo. Uriya mubyeyi mama Asiya bamuteze umutego. Uriya mugabo Steven yaramuhamagaye aramubwira ngo none se ntabwo ushaka kurongorwa. Urumva? Ariko ushingiye ku magambo ye wumvaga ko uyu mugabo ari mu mupango. Wumvaga ko uyu mugabo afite ikindi kimugenza kitari urukundo akunda uyu mubyeyi. Urimo urabyumva? Asiya yaramusubije ngo rwose mbishaka
kurusha uko wowe ugeze gute ubitekereza. Uyu mubyeyi biragaragara nubwo tutareba imbere, ariko mu byo turebesha amaso y'inyuma uyu mubyeyi yari afite urugo rwiza, sibyo? Uko byagenda uko ariko kose uyu mubyeyi yifuza kuba mu buzima yavuyemo uyu munsi atarimo. Urimo urabyumva? Niyo mpamvu yatinze aganira n'umwuka. Rero uyu mugore Pastor Mutesi nge natekereje ko yari afitanye indi misiyo ikomeye n'uyu mupasiteri witwa Steven. Muri iyi misiyo y'aba babiri, kandi nk'uko nabikubwiye, mama Asiya yari yarizereye Imana muri Pastor nde, nk'uko abagore n'abandi benshi bizereye Imana muri Pastor Mutesi. Urimo urabyumva bitewe n'amagambo avuga. Niyo mpamvu uyu mugabo ntabwo ari we wabanje kujya kuri mama Asiya, ahubwo Mutesi niwe wagiye gukomveka mama nde Asiya, amubwira ukuntu uyu mugabo azamukura mu buzima bubi, amubwira ukuntu azamwishyurira abana, azamufatira neza abana, amubwira ukuntu azamukura mu bukene akamuhesha ubuzima atarimo uyu munsi. Wabyumvise? Uyu mubyeyi yizerera Imana muri Mutesi, Pastor Mutesi ntabwo yari kubona uburyo abihakana, kandi yizera Imana akanayizerera muri uyu mugore bitewe n'uko uyu mugore agaragara inyuma, agaragara kuri kamera. Birashoboka ko uyu mugore yamubwiye ngo turafatanya gusenga cyangwa narabisengeye, imico ye yose ndayizi nta kibazo, byemera ubuzima buburimo, uragira gute? Wizereye Imana muri nge. Sari ibintu byinshi naguhanuriye bigasohora cyane pe. Ubu kano kanya urimo urabyumva, nkuhanuriye ikintu cyangwa nkubwiye ikintu, uzi Dawidi usenga, Dawidi w'umuhanuzi, Dawidi uvugana n'Imana, nkubwiye ikintu wacyanga? Twajyanye imisozi myinshi, cyaba ari ukuri. Nkubwiye ikintu wacyanga? Cyaba ari ukuri. Cyaba ari ukuri. Rero uyu mugore wizeye Imana akayizerera muri Pastor Mutesi yemeye guhura n'uyu mugabo yizeye ko uyu mugore Pastor Mutesi yamaze no kubisengera. Yaguye muri uyu mutego kuko Imana yayizereye muri Pastor Mutesi, yizera ko yamaze no gusengera uyu mugabo nta bazimu n'abadayimoni afite, abyemera uko. Bivuze ngo hatabaye Imana cyangwa se ibyo uyu mugore yaba yarakoreshejwe byose, intandaro ni Pastor Mutesi. Mama Asiya sinamutera amabuye, sinanamuvuga nabi, uwari we wese byamubaho bitewe n'uko yaba yarizereye Imana muri uwo mukomisiyoneri. Ahubwo aba bantu ko ari babiri bakwiye kwitondegwa, cyangwa se ababayoboka cyangwa se abashukwa nabo bakabasha kugira gute, kuyoboza umwuka wera, bakamekinga shuwa ku mwuka ari kumwe nabo. Yego ni byiza cyane. Ku rundi ruhande uyu munsi biriya bintu byagiye hanze, ari amavideo yagiye hanze, amajwi Asiya yabwiraga umugabo we cyangwa se we bari guteretana, yumva ko ari kubwira umuntu umwe, byagiye public, byagiye ku isi yose. Hari uburyo abantu batakarije icyizere Asiya mu ruhande rumwe cyangwa se urundi, kandi wenda bishobora kuba hari impamvu byakozwe. Niba byagizwemo uruhare na Pastor Mutesi, ese ni Steven wababigizemo hari se, kuko baba bagamije iki? Impamvu yo gusohoka kwa aya majwi uri kubibona menshi David? Ngendeye ku mwuka cyangwa se nkagendera ku mahame y'umwuka wera, akoresheje mu buryo bwo kugira ngo ubwami bw'Imana bwubatswe muri Asiya busenyuke. Kandi aba bantu babiri Satani yabakoresheje mu buryo bwo kugira ngo Madamu Asiya atakariza icyizere Imana, abeho ababaye, kubera ko Asiya yivugira ko umugabo we ari Imana cyangwa ari Kristo, mu buryo bwo kugira ngo Asiya
abe nk'abandi bose. Satani ntacyo atakoresha mu buryo bwo agambiriye ko ubugingo bupfira muri wowe, ntacyo atakora. Amafaranga yayashora, ama etaje yayaguha, amamodoka yayaguha, ubugingo yamara kubwicira muri wowe yarangiza akagushyira ku karubanda. Hanyuma uyu mugore numvise ibitutsi yamututse, urimo urabyumva? Pastor Mutesi, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nukura ibishimwa mu biga uzaba akanwa kande k'Imana. Mutesi ntabwo ari akanwa k'Imana, nakande ka Satani. None se nakande? Mutesi nakanwa ka Satani. Mutesi ntabwo ari akanwa k'Imana, uriya mugabo ntabwo ari akanwa k'Imana. Iyaza kuba ari akanwa k'Imana ntiyari gutinyuka agatuka umupfakazi ariya magambo ngo wangegera we. Nta muntu ufite umwuka wera ushobora kwatura ariya magambo ampurize ari umushumba. Karasa akanwa k'Imana ni akanwa ka Satani. Satani yarakitije cyangwa akaba gakorera byose bigira gute? Byose birakora. Ntago ngo wangegera we, ngo ingegera y'umugore ngo kwa jina la Yesu zimubashye. Madamu Asiya, Uwiteka ndamusengera kugira ngo Uwiteka amube hafi, kubera ko Uwiteka hari icyo avuga ku mfubyi kandi hari icyo avuga ku mupfakazi. Umupfakazi usenga kandi wubaha Imana ni uw'agaciro imbere y'Uwiteka. Urimo urabyumva? Rero tudaciye ku ruhande, mama Asiya ni umutego yaguyemo mu buryo bwo kugira ngo Satani abashe kugira gute? Kwangiza ubugingo bwa mama Asiya. Kandi mpamya nashidikanya nshingiye uko mbona mama Asiya nuko mama Asiya ubugingo bw'Imana bumurimo kandi bumuriho, yarabwemerewe. Satani rero nta yindi systeme yari gukoresha kugira ngo mama Asiya agire gute? Abashe gutakaza ubugingo. Yari gukoresha bariya kandi akabakoresha mama Asiya bizereyemo cyane. Yego. Ubutumwa utanga wenda tugana ku misozo, ubutumwa uha Pastor Mutesi na Steven n'ubutumwa uha mama Asiya. Reka ubutumwa nge naha mama Asiya, namuha ubutumwa bwo kudatandukana n'Imana, agakomeza akegera Imana kandi agakomeza akayoboza Uwiteka inzira, kubera ko kugendana n'Imana ni byiza. Wayobowe n'Imana ntayoba, wayobowe n'Imana ntakogwa n'isoni, kandi wayobowe n'Imana agerayo amahoro. Mama Asiya nakomeze inzira yo kuyoborwa n'Imana, ndetse anayoboza Uwiteka inzira. Uwiteka azamuyobora kandi azamugezayo amahoro. Cya kabiri namubwira nuko dufite isezerano ryo kurindirwa mu bitugerageza, ariko ntidufite isezerano ryo kutageragezwa. Hanyuma biriya byamubayeho uko byagenda uko ariko kose, birashoboka ko si we wabyikururiye, ahubwo ni imitego yaguyemo. Satani yere kumwihebesha, kandi Satani yere kumwumvisha ko arangiye, kubera ko ibirangiye mu bantu ku Mana biba bitangiye. Kandi mama Asiya namugira inama yo gutegereza umugabo uvuye ku Mana, kandi mbere yuko agera hariya akwiye kuyoboza Uwiteka inzira mbere yuko bigera hariya, kubera ko we ahora yivugira ko ibikomere yaciyemo cyangwa avuyemo cyangwa arimo adashaka kugira gute? Kubikomeza, cyangwa se adashaka ko byongera kumubaho. Rero yegera Imana kandi yizera Imana. Amagambo ari kumuvugwa yere kuyaha agaciro, ahubwo aha agaciro icyo Uwiteka agambiriye kuri we, kandi yegera Imana cyane kugira ngo abashe kumenya igikurikiyeho kivuye ku Mana. Yego. Ubutumwa naha Mutesi, namuha ubutumwa bwo kugarukira Uwiteka nimba bishoboka, kandi nkanamuha ubutumwa bwo kubasha mbuze ubutumwa namuha gusa
ushingiye ku buhamya bw'umuntu no ku buzima bw'umuntu n'amahitamo y'umuntu. Hari igihe Bibiliya Imana yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo uyu munsi ndakubohora ntukureho iminyururu ikuri ku maboko, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, ariko nutabishaka urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Bivuze ngo mutesi w'ibyaba marabizi kandi ni amahitamo ye, muri we harimo ubushobozi bwo guhitamo icyiza ndetse n'iki n'ikibi. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko manye nawe, ntabwo azahora ahisha ikibi rero kimurimo. Numvise aho yavuganaga na Bosco Impaya amubwira ngo nufora aho nzasezeranira ndaguha ibihumbi bingahe 50, ngo ngewe ngo nge ndi mubi cyane ngo nge ndi mubi ngo ndarenze. Rero arabizi ko ari mubi nawe, rero yavuze ngo nge ndi mubi cyane, umutima w'umuhamiriza ko ari mubi ndetse cyane, kandi ububi bwose ntibuturuka ku Mana, buturuka kuri Satani. Nimba yarahisemo rero kuyoboka inzira mbi, kuraje, igihembo cye. Satani nawe ko atajya yihishira, aguhishira gato, ejo gato cyane nawe akaguhinduka, akakubikaho urusyo. Igihe kizagera isi yose itamuzi ibashe kumenya uwo ari we. Yego, ubutumwa naha Pastor Steven, namuha ubutumwa bwo kugarukira aho ageze, kuko Uwiteka atazahora areberera ko abana b'Imana cyangwa se abana bayo bandagara cyangwa se bajya Gehenomu. ntabwo Uwiteka azabyemera, kandi amaso ye ari kube kandi n'amatwi ye ari kube. Ntabwo azemera ko abe bayoba. Afite umugambi wo kuyobora be, kandi afite n'umugambi wo gutabara be mu gihe bageze mu byago no mu makuba. Mama Asiya Imana yamurinze gushaka Satani cyangwa gushakana na Satani. Ngahibaze yo baza gushwana ari muri Amerika, yari kuva yate? Ko yari kuba mayibo, yari kuva yate? Ashima Imana Mama Asiya kubera ko Uwiteka yagize gute, imukuyeho urusyo, kandi imukuye mu mitego y'abadayimoni bashakaga kwagwamo. Yego, Imana rero ikomeze kurinda uyu mubyeyi, kandi abantu ndabinginze bere gutera amabuye uyu mubyeyi, ahubwo bamwegere. Niba barakundaga umugabo we akiriho, kuki batari gukunda n'uwo yasize umugore we? Mu mvugo ye harimo ibibazo, bagakwiye kumwegera, ahubwo bakamwegera bamufasha gukemura ibi bibazo. Ndimo urabyumva Damu? Bagakwiye kumwegera bamufasha kuva mu bukene arimo. Urimo urabyumva? Rero abantu bere kumutera amabuye, kandi bere kugira gute kumwubikaho ibintu amabuye, bere kumutera amabuye kugira gute, ahubwo bamuganirize, bamuhumurize, bamube hafi. Kandi nyuma yaha Uwiteka azazana igisubizo kuri we. Yego, hanyuma reka nsoze nsengera uyu mubyeyi. Nimero yanjye ni 0782768333. Data wa twese mwiza, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Uyu mubyeyi muzamuye mu ngobyi y'amasengesho, reka arindwe nawe. Amaboko yawe aremerere bimuremereye, kandi umukure muri iki gitutsi. Imbaraga z'Imana zibe kuri Mama Asiya, umuburanire kubera ko intambara waburanye ndetse n'urubanza waburanye wowe ubwawe urarutsinda. Uyu mubyeyi muwe gutsinda iyi ntambara, kandi aba ari wowe uza mu kibuga. Etaya sire bone benekota la wirijezi mandiko ya sire grere sasoma, mu izina rifite ububasha n'ubushobozi ndasenze ngo unezeze umutima we, kandi uburinzi bw'Imana bumubeho, n'abandi bapfakazi nkawe barindwe n'Imana. Umwuka w'Imana ube ku bantu bawe, umwuka w'Imana ube mu ngo, umwuka w'Imana ube ku bakobwa, umwuka w'Imana ube ku basore.
umwuka w'Imana ube ku bagabo, umwuka w'Imana ube ku basenga, bayobogwe n'umwuka nibwo batazayoba, bayobogwe n'umwuka nibwo batazasera, bayobogwe n'umwuka. Uyu mubyeyi akomeza ayobogwe n'umwuka w'Uwiteka. Usabiye umwuka wera kugira ngo ayobogwe nawo bene stifo etaya wiri, ayoborwe nawo. Wayobowe nawe ntabwo ayoba Kristo. Unyemerere umukomereza amaboko. Abababaye bari stifo barengerwe na Kristo, abarwayi bakire, abari mu mubabaro Imana ibawukuremo, Imana ibarenganure, abari muri gereza Imana ibaburanire, abafite ibibazo Imana ibaburanire, abarwayi Imana ibakize mu izina rya Yesu. Kandi abazumva iki kiganiro bose bazabashe kurengerwa n'Imana, bazabashe gusubizwa mu imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Abantu benshi rero bibitiranya ikintu cy'ingo damu cyane, bitiranya ikintu cy'ingo, ariko urugo si urusengero, kandi urugo ntigubakwa n'amafaranga, ahubwo gubakwa n'urukundo. Reka mvuga ibintu bine byonyine cyangwa bitatu byubaka urugo, kugira ngo umukobwa utarashaka ibi bitatu nabyumva azamekinge shuwa ko bimuriho, n'uyu mugabo azamekinge shuwa ko ibi bintu bine cyangwa bitatu abyujuje cyangwa biri ku mukobwa we. Icyambere cyubaka urugo damu ni ikintu cyitwa urukundo. Fondasiyo ya mbere ni urukundo. Musore, mekinga shuwa ko ukunda umukobwa mugiye kubana. Wa mukobwa we, mekinga shuwa ko ukunda umusore mugiye kubana. Nusanga utamukunda cyane, ahubwo ukunda amafaranga afite, ushaka ukuntu umukuraho amafaranga ushaka kumukuraho, ariko ntugire gute, ntimubane, kubera ko urugo rutarimo urukundo ntirubaho, rurahirima. Icya kabiri cyubaka urugo ni ukuri. Wa mukobwa we, mekinga shuwa ko uyu musore afite ukuri. Nawe wa musore we, umekinge shuwa ko uyu mukobwa afite ukuri. Nusanga nta kuri guhari, uve mu bintu wigendere. Si icya kabiri. Icya gatatu cyubaka urugo ni icyizere. Wa mukobwa we, mekinga shuwa ko uyu mugabo akwizera cyangwa uyu musore. Nusanga atakwizera, urugo ntiruzabaho. Nawe wa musore we, umenye neza niba uyu mukobwa akwizera. Nusanga kwizera, urugo ruzabaho. Nusanga atakwizera, uve muri ibi bintu, urugo ntuzarushobora. Reka nsoreze ku cya kane. Icya kane cyubaka urugo ni fondasiyo yitwa Imana. Imana iza guhagarara mu muryango ikarinda ibyo mwebwe mwubatse. Hari abantu benshi bubaka ingo bakazubaka bagendeye ngo Imana yaravuze, Imana yaravuze, Imana yaravuze. Imana niyo izaguterera inda, Imana niyo izagutekera, Imana niyo izagufurira imyenda. Imana iza kurinda ibyo mwebwe mwubatse, Imana iza kurinda ibyo mwe mwashyizeho. Imana ihagarara kuri porotayi itangira umujura waza kubinjirana, akavanga cyangwa se akaba inkomyi y'umunezero wanyu. Urugo ni umurima. Ba nyir'urugo ni abahinzi. Ba bahinzi nibadahingira wa murima ngo banatere imbuto, bazicwa n'inzara, bazicwa n'inyota, bazabaho nabi. Bivuze ngo urugo rwiza rugirwa rwiza na ba nyiri rugo. Tuzasubiramo ikiganiro cy'urugo damu. Imana iguha umugisha cyane. Imana ibaha umugisha. Abanye natwe turabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka tubabwire ko wifuza serivisi zigendanye n'amafoto n'ibirori byawe ndetse na video, urwibutso, ushaka live streaming kugira ngo ibikorwa byawe byo uri gukora bibe biri kugaragara n'abari kure cyangwa se
n'abari imahanga yose yakure duhamagare kuri 0785 16 204 aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda turakugiraho tubigukorere neza cyane mu mashusho ya Full HD. Turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.